reka nkubwize kuri jara ku bagabo nko kubona umuntu atagombye kurara ibiryo niko umugabo atagombye kurara sex buri munsi iriya myenda ya night dress bagura siyo kurarana niyo kubyukana yes umugore aryame yambaye te ariko ubundi umugore n'umugabo ntago bagombye kurara bambaye kuko imibiri yabo ikoranyeho nabyo ni part of romance. Umugabo n'umugore bagomba kuryama bambaye ko bavutse bagahuza imibiri erega imibiri yabo kandi abagore benshi bazi ko ari ugushanuka bazi ko ari ukwigira indayi bazi ko umugabo ashobora no kuvuga ati uyu indayi nashatse ivuye kukiraye wambaye ubusa ariko ku mugabo n'abana beza ntago ibyo bintu bajya babitinda apfa kuba umunezero we wuzuye ahubwo niwe mugore w'ubwenge niwe mugore utabaho twenda abagore bajugunye batubyukiramo abagore batubyukiramo ntago barara batwambaye kiri mu Baheburayo ibice 13:4 haravuga ngo kurongorana kubahwe na bose abashyitsi bari muri urwo rugo buri muntu wese yubahe icyo gihe yubahe kurongorana yego nukuvuga iki nukuvuga ngo umugabo aje sasa kuri lunch yego ashaka sex ari wo mubiri we Bibiliya yise umubiri yego kuri lunch kwa kundi baza kurya ibiryo bya sasa yego ntabwo yita ngo nyirabukwa arahari sebukwa arahari mbere ko nkomeza ikiganiro nyemera mbanze mbwire abantu bafite ibibazo bitandukanye mu buzima bwabo bwa buri munsi handi usanga bagira ibibazo by'umutwe ukaba wawita ngo n'umutwe udakira kandi nyamara hari ukuntu wakira handi ubabara umugongo amavi ndetse n'izindi ngingo zitandukanye ukumva muri wowe ntabwo bigenda neza ukaba wanagira na paralize yaba imaze igihe gito cyangwa igihe kinini ushobora kuba uyu munsi nanone ufite umwana navuga ngo ufite ibibazo bitandukanye birimo autisme spino bifida cyangwa akaba afite cerebral palsy indwara navuga ngo itera abana kuvuka ijosi n'umugongo bidakora nyemera muri kano kanya nkubwire ko hari ikizere kandi ikizere navuga ngo cyatuma wongera kugaruka mu buzima. Iki ngiki ni Genuine Kunga Therapy Center, ivuriro ridakoresha imiti. Mu byumweru 2 ubonye igisubizo cyiza butangiye gukira. Basanga aho bakorera Kimironko imbere ya polisi yo kwa Kabuga hafi ku Isangano cyangwa basange ku Gishushu hafi n'akarere ka Gasabo ndetse ni Rubavu. Unabahamagare kuri 0788 40 92 64 cyangwa iyo nimero uri kuri screen yawe 0788 31 0465. Hano ndakubwira ngo ubuzima bwagaruka uramutse uwigizemo ubushake ugafata icyemezo ukavuga utiriye kansanga amahirwe yanjye muri Genuine Kunga Therapy. Genuine Kunga Therapy rero ubuzima bwawe ni inshingano zacu. Ikaze mu kiganiro inkuru yanjye, ikaze muri Sante Park, ikaze muri jardin nziza cyane mu Rwanda ndetse no muri Kigali by'umwihariko. Twicanye noneho n'umubyeyi mwiza cyane ku mutima no kwisura bikaba karusho. Ndagutoma imva ko bavuga uranyisha ndakwishe si byose bayane ngo tubwiye murakoze basi murakoze jara mama kwiguteye isoni neza tuguhe kaze mu kiganiro. Twishimiye kongera kubana nawe uri umwe mu bantu navuga ngo bafasha abantu mu buryo bwose bugaragara kandi tukabona na message zigenda zibitwereka. Nk'ubu ngubu ngiye somera message abantu bagiye batwohereza zivuga kuri Mama Queen, zivuga ku kiganiro ku biganiro bitandukanye twagiye tujyana na Mama Queen, usanga ari message zikomeye cyane ka tubaza kuzigarukaho. Mama Queen, reka ko kujya mu bindi byo ku ruhande, reka dore kuri kino kintu. Mu bintu byinshi cyane wagiye ubwirwa, nanjye message nagiye mbona benshi ngo mu bagabo barakomeretse bakomeretswa ngo n'abagore, ariko ntibakometsa mu wundi buryo bwo mu nzu cyangwa ko ku kazi cyangwa bwo kubabwira nabi, ngo bakomeretsa mu nshingano zo mu gitanda. Gute? Urakoze jara. Nakoze kumbaza icyo kibazo kuko ndabona mu muryango nyarwanda
kamvuga umuryango nyarwanda kuko ndi umunyarwanda kandi mba mu Rwanda yego ariko ni ikibazo kiri mu muryango ku isi yose rero mu by'ukuri ikigaragara nuko abagabo muri feedback nagiye mbona yego bambwira ko bakorerwa ihohoterwa mu gitanda mu buriri no kuvuga ngira ngo ubushize nasomye icyanditswe kivuga ngo ntimukimane imibiri yego ndabisobanura neza yego Bibiliya ivuze mu mubiri naravuze ngo bivuze igitsina yego noneho abagabo bavuga ko ihohoterwa bakorerwa ari bagore kubima imibiri yabo cyangwa kubatera umugongo mu gitanda ndetse mu by'ukuri bigeze ku ntera ikomeye ku buryo ngiye nkurikije feedback nabonye na rya hohoterwa risohoka hanze bikageraho umugore akubitwa cyangwa atotezwa cyangwa umugabo amuca inyuma cyangwa afunga rasiyo acika intege akananirwa gukora guteza imbere umuryango biva mu gitanda biva mu kwimana imibiri kw'abagore no kugira imibiri yabo iturufu nizo feedback nagiye mbona kugira imibiri yabo iturufu gute ukuvuga ngo niba afite icyo yapfuye n'umugabo cyangwa niba afite ingeso abona ku mugabo adakunze yego nk'urugero nkunda gusobanura ibintu kugira ngo bibe clear yego wenda yashakanye n'umugabo unywa inzoga yaza kuza agataha yanyoye inzoga kandi nyine abagabo iyo banyoye inzoga imisemburo irazamuka cyane ubushyuhe buriyongera yagera mu rugo nyine urabyumva umugore kubera ko baba batajyanye mu kabari nabo batazinyoye akavuga ati sinshobora kukwemera ko dukora sex cyangwa imibonano wanyoye inzoga kandi noneho bashakanye izo nzoga zinywa bafiyansanyije abizi ko izo nzoga zinywa akavuga ati se ko yanyemeye nzinywa kubera iki noneho abigize iturufu hari inkuru imwe naraye nsomye usibye wenda tube turetse na feedback hari abakangurambaga ngo bita inshuti z'umuryango barimo kugenda bareba ikintu gitera amakimbirane mu ngo noneho bagera ku mugabo umwe arababwira ati yewe umugore yarankaniye mu gitanda kubera nyine ko mba nanyoye inzoga ati none kubera ko nyine yankaniye yanyimye inzoga naraziretse kugira ngo nkemure ikibazo kimwe atari ko ni manipulation nubwo naziretse nakemuye ikibazo kimwe ariko ikindi kirahari ni ihohoterwa n'ubundi sinaziretse kubera ko mbikunda rero ni muri urwo rwego wenda urwo ni urugero ntanze ariko hari no kuba umugore afite icyo yapfuye n'umugabo gito kwa kundi abantu mu rugo utuntu bapfa ni twinshi pe abashakanye bashobora no gupfa n'igikombe bashobora gupfa ya korogati nk'uko nabivugaga ugasanga bibaye intandaro yo kumwima umubiri wenyine kavuga ati tuzabanze twicare tubikemure kugira ngo twongere dukore imibonano kandi wenda umugore ntabigiremo n'uruhare kugira ngo wenda cya kibazo gikemuke agategereza ko umugabo azibuka buri kantu akaza agasabira imbabazi ubwo rero cyubundi umugabo atabyibuka kugira ngo niba ashaka uwo mubiri abanza biteretere nabyo abagabo rero ukuntu ngewe nabonye bateye ni abantu badatinda ku tuntu duto ariko twebwe abagore mindset yacu buri kantu kose turi sensitive na kandi umugabo yibagiwe twebwe tuba tukazi hari abafata ikarine bakandika ibibazo byabereye mu rugo umugore se umugore hari ababyandika mu mutwe nyine muri memwari bikaba kimwe gikurikirana n'ikindi ariko ugasanga si bya bintu nyine bikomeye cyane ni akantu gato bagonganiyeho gusa umugabo yagiye yanabyibagiwe niba ari n'uwinywera ako kayoga ntakibyibuka niba ari n'usenga yasenze yanabyibagiwe yaza kuza rero agasanga umugore uburakari ni bwose ntazi uko byagenze ntazi icyabaye
bikaza kugera rero muri cya gihe cyo kugera mu cyumba. Bagera mu cyumba nyine akamukanira. Akamubwira wenda ati ndarushye cyangwa akamubwira ati ndarwaye cyangwa akanga kuvuga. Bikaba igihe kinini. Wenda arimo abamara igihe kinini, navuga ngo umugore atagakwiye kumara ni nk'igihe kingana iki? Igihe kinini umugore atagakwiye kumara adaha umubiri umugabo we ni nk'igihe kingana iki? Ubundi reka nkubwize ukuri Jara, ku bagabo nk'uko ubona umuntu atagombye kurara ibiryo, niko umugabo atagombye kurara sex. Buri munsi ni part of life, n'ubuzima. Kandi ndumva ashaka gusoma n'icyanditswe. Yego, nta kibazo. Kubera ko iyo ntasomye icyanditswe ngo abantu bumve ko ari ijambo ry'Imana, bashaka kugira ngo ni amagambo ya mama kwi. Ni fact. Yego. Urumva? Yego. Rero mu by'ukuri biriya ni part of life, n'ubuzima. Ku mugabo no ku mugore? Ku mugabo no ku mugore, ariko nyine kubera ko imisemburo y'umugabo itameze nk'iy'umugore, narabigisha ndababwira ngo imisemburo y'umugabo ku bijyanye na sex iri high cyane. Bagira ubushake bwinshi buri hejuru kurusha abagore. Ndavuga ngo icyitonderwa, keretse abagore bafite hormones zizenda kumera nk'iz'abagabo, nabo ni bake, ni nka 2%. Ariko ku mugabo sex ni part of life. Bivuze ngo umugabo buri munsi aba akeneye ko akora sex. Najyaga nigisha abagore bakambwira ngo ariko makwi, ubwo abantu ntibakora timetable. Urumva? Abantu ntibakora timetable ngo wenda ngo bigakorwa ngo nko kuwa gatandatu muri weekend. Abantu batakoze cyangwa muri leisure time cyangwa abantu basohotse. Niko abagore babyibwira kubera ko nyine bo bagira ubushake buke, bumva ko n'abagabo ariko bameze. Niyo biba affectinze ntago biba affectinga nk'abagabo ko baba affected mu buryo batazi. Yego. Ariko umugabo wabazi nubwo agize ingaruka zo kubura imibonano, abazi n'icyabiteye. Yego. Abazi ni ingaruka aho yazikuye. Yego. Kuko umugabo nyine wabuze imibonano. Mubwire characters are developing. Imico azana. Yego. Icyambere no kumva nta mahoro. Hatari amahoro nta munezero. Hatari umunezero nta byishimo. Ubwo nta guseka. N'umushiya mu rugo. Umujinya. Abavoma hafi we yanagukubita. Narakubwiye ngo umugabo wabuze sex n'inkoko yo mu rugo irabizira. N'umwana yabyara bizira. N'abakoza yowe ntureba nka boss wa hano hantu. Yego. Ubu bitatunganye mu gitanda. Aba bakora aha ngaha muri Sand Park. Nabo buriya bahura n'ingaruka. Yego. Niko bimeze. Bivuze ngo umugabo ni buri munsi. Umugore se wenda atabishaka ntabwo ari ihohoterwa mu makwe. Atabishaka sarwaye. Nase makwe ntejya yabatarwaye akaba yumva atabishaka atari muri mudo. Jara reka nkubwize ukuri. Amarangamutima yatameze neza. Reka nkubwize ukuri n'ubutamenye. Reka dusome icyanditswe. Nta kibazo. Sibyo? Genda uvuga utumwere. Ntabwo dusoma cya kindi cy'ubushize. Ntacyo. Reka dusome buri munsi nanjye ndaba ndeba message abantu bagiye bakohereza mu kanya tubaza tuzisoma. Ntabwo ari nyinshi. Nuzibona uraza kutubwira. Ntabwo ari nyinshi natoranije ariko zirahari. Turaza kugenda tuzisoma inyinshi rero. Dufite anganiza abagabo bavuga ko abagore babo babimba. Twagiye. Erega iyo ubona feedback zimeze gutyo z'abagabo umenya ukuntu barenganye. Yego. Reka dusome icyanditswe kiri mu Baheburayo ibice 13:4. Haravuga ngo kurongorana kubahwe na bose kandi kuryamana kw'abarongoranye kwe kugira ikikwanduza. Burya se nibyo birimo. Kurongorana kubahwe na bose. Yego. Kandi kuryamana kw'abashakanye kwe kugira ikikwanduza. Ubwo no kuvuga ni bose ni umugabo n'umugore. Bishatse kuvuga iki? Bose umugabo, umugore,
umwana umuryango abashyitsi bari muri urwo rugo buri muntu wese yubahe icyo gihe yubahe kurongorana yego kuba bashakanye no kuryamana kwabo yego ni ukuvuga iki ni ukuvuga ngo umugabo aje saa sita kuri ranch yego ashaka sex ari wo mubiri we Bibiliya yise umubiri yego kuri ranch kwa kundi baza kurya ibiryo bya saa sita yego ntabwo yita ngo nyirabukwe arahari gatoya sebukwe arahari yego cyangwa umwana ararira baba arakubwira ati umwana ashaka umushyira oya dukemura ikibazo ngwino ndagushaka afite sinye acira umugore yego akabibona ko yazimuciriye ariko akavuga ngo hari abashyitsi si umwana ko arira ugasanga narakubwiye ngo umwana na se barafuhirana ugasanga umwanya munini yawushyize ku mwana se yabuze ibye yego rero ugasanga urugo rurasenyuka muri ubwo buryo ni ukuvuga ngo rero abo bashyitsi sobukwe nyoko bukwe babyubahe kuko na nyoko bukwe na sobukwe burya barabizi uzi iyo umugabo areze umugore we kwa sebukwe cyangwa kwa nyirabukwe cyangwa ku babyeyi b'umugore cyangwa kwa nyirasenge akavuga icyo kintu nuko benshi babitinya kubivuga yego ahubwo ushaka gusanga avuga ngo umugore aransuzugura ntabwo batinyuka kubivuga bumva ari ubugwari bumva biteye isoni iyo umugabo avuze ngo umugore aransuzugura akenshi nicyo kibazo kiba gihari ibindi byose ashobora kuba yabitunganyije nk'uko ubona hano hari arenti yego ariko icyo kitatunganye byose ibyo wakoze wabikoreye nyuma ya zeru ku mugabo ni igihombo rwose ntacyo wakoze ni ukuvuga rero uri umunyagasuzuguro rero ashobora kubivuga ntumenye ibyo avuga yego cyangwa akakubwira ngo nta burere ugira ariko warareze ntabwo wigeze bagutoza ntabwo wigeze urerwa ukavuga ariko uyu mugabo avuze ko nta burere ngira cyangwa akakubwira ngo nta bwenge ari kugira cyangwa akakubwira tugira inshuti mbi ushobora kumva ibyo bintu ukararurira bugake kandi ibindi bintu byose wabitunganyije mu rugo byagenze neza abana bari ku murongo abashyitsi baroganayized akazi wagakoze neza ukavuga uti uyu mugabo yampararutse buriya yabonye abandi ariko ni iby'abavuga rero urabyumva ko buriya ikintu cyo nabonye cyo ni uko abagabo ntibavuga abantu bashobora kwibaza se mama Queen yaje kuba umuvugizi w'abagabo ariko njyewe niyemeje kuvuga ukuri kose ntaciye ku ruhande kandi nkavuga ibintu uko biri ushaka kwiga ushaka kubaka ikindi niyemeje ni uko ikintu nzi cyasenya umuryango sinshobora kugica hirya no hino ngo nkite irindi zina ibyo abantu benshi badashobora gutinyuka njyewe ndabitinyuka kuko nzi ingaruka z'umuryango wasenyutse cyangwa wagize amakimbirane rero njya nkunda kuvuga ngo nanga divorce n'igisa nacyo niyo mpamvu rero njyewe ikintu cyose nkita mu izina ryacyo nubwo ngira ikinyabupfura nkabyubaha kenshi nkakoresha terime za Bibiliya ariko mu by'ukuri abagabo ntago bavuga icyo nicyo cya mbere twebwe abagore turanavuga tukaruhuka kuki twe tutavuga niba ushaka ikintu umubwire singishaka uri kunsuzugura kandi kunsuzugura mu gitanda icya mbere ni nature y'abagabo ntabwo bikora uko mbyifuza kuki tutabivuga reka nkwereke impamvu umugabo nk'uko azi ko atangira gushinga umuryango cyangwa kurambagiza afite inshingano yo kubaka urugo no kurushakira ibiruteza imbere cyane ko niyo hagize ibitagenda neza mu rugo ku bijyanye n'iterambere ry'umuryango kenshi bibazwa umugabo ko niwe head of the family expectinga rero nawe mugore kuje kubaka uzi inshingano nyamukuru y'urugo uzi icy'ingenzi mu rugo uzi ikibura mu rugo urugo rugasenyuka uzi ikiruhura umugabo wawe igitera umunezero umugabo wawe ikikuzanye narabisobanuye ndabyigisha ndabasobanura ndababwira nti
umugore ntabwo aza kugira ngo ateke neza ibiryo. Hari abagabo hanze bafite amafaranga yashaka n'umushefu kurusha guteka inshuro zingahe. Abakozi baba bahari hano mu Rwanda. Ikintu kimwe gushakira nkuko biri bivuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata. Yego. Bombi bakaba batakiri babiri ahubwo babaye umwe, ni sex yonyine. Ariko nanone umugore udateka utagira iyo suku abagabo nabo bavuga ko bamwanga. Muri message nyinshi cyane twagiye tubona. Reka nkubwire Jara. Kenshi amakimbirano uzabona mu rugo yasohotse hanze bikagera no mu rukiko, kenshi ku ruhande rw'umugabo niho biba byahereye. Naho bipfira agatangira kwiyenza ko udateka neza. Agatangira n'ibyo utetse neza ntabibone. Haba harimo umunyu muke ati ndashaka mwinshi, haba harimo mwinshi ati ndashaka muke. Yego. Ni ukuvuga ngo muri iki gihe abagabo ntago bagikubita abagore kuko bazi ko bafungwa. Yego. Agukubitisha nawe ijambo. Urumva? Tortire mu mutwe. Yego. Kuvuga ngo niba umwimye umubiri wawe ushaka. Yego. Ukabigira iturufu. Yego. Nawe aragukubitisha amagambo n'agahimano mu rugo. Yego. Aguhime, ashobora no kwirukana abakozi akavuga ati nta kavuyo k'abakozi nshaka hano. Ujye uteka. Ujye ubikora. Yego. Kandi ari byatangire mu gitanda. Niho bihera Jara. Kugira ngo comment warazibonye. Yego. Ndaza kuzisoma reka. Umva nahamagawe n'abagabo bo kwisi yose. Barambwira bati mama twarashize. Yego. Bati rirya hohoterwa ubona risohoka hanze rikorwa n'abagabo biba byahereye mu kutwima imibiri yacu. Noneho byamara gusohoka abagore bakaturega ihohotera. Kubera ko twebwe tutavuga ikibazo aho gishingiye, abagore bagatabarwa n'amategeko arengera umugore n'umwana, nyine abashinzwe iby'ihohoterwa. Ariko twe ntawe udutabara kuko ntawe uzi n'ikibazo dufite, nta n'ubuzi aho byahereye. Hari abambaza bati se mama ubu umuntu yishakiye umuntu ku ruhande koko ngewe maze ukwezi. Yego. Niyampaye ampanjugunyira. Urumva? Ako niko kabi. Gira vuba nigendere rangiza niryamire. Undi akavuga ati iyo atavuze ngo ndwaye umutwe avuga ko arwaye umugongo, iyo atavuze ngo arwaye umugongo arwaye umutwe, bigahoraho gutya. Niyamuhaye akamuha nabi. Ese reka nkosore n'aka kantu kari kagiye kunyibagira. Yego. Ubundi aho abagore babyicira nuko bumva ko ari uguha abagabo. Yego. I know. Iryo ni ikosa rikomeye. Yego. Guha umugabo nk'uko umuha ibiryo. Nuguhana. Yego. Ko iki ni igikorwa cy'abashakanye kibahuza mu kabumwe, cyaremwe n'Imana, kibamo uburyohe buri muntu wese akeneye, kibamo enjoyment n'umunezero buri muntu wese akeneye mu mubiri we. Ngira ngo mu buryo bwa science iyo abantu bakoze imibonano hari ibyo bita kurangiza mu Kinyarwanda. Hari ibintu hari imyanda isohoka, hari spam zisohoka, hari ibintu bitagomba kuguma mu mubiri, yaba ku ruhande rw'umugore yaba ku ruhande rw'umugabo. Yego. Ni umunezero wanyu mwese, ariko kubera ubutamenya abagore bazi ko ni ugukora fevu umugabo nyine kumuha. Kandi ni uguhana. Bibiliya nibivuga ngo ntimukimane. Ntabwo bavuze ngo umugore ntakime umugabo, umugabo ntakime umugore. Ntimukimane mwembi. Bibiliya cya gihe twarayisomye, cya cyanditswe kiri mu Bakorinto ba mbere ibice 7. Umurongo ngira ngo wa 5. Haravuga ngo ntimukimane. Ngo kuko umubiri w'umugore iyo muhuye mugakora imibonano ntabwo uba ukiri uw'umugore wabaye w'umugabo. Yego. N'uwo mugabo wabaye w'umugore muba muri umwe. Narabigishe ndababwira nti tubyara abana tukaba twita amezi 9. Ntabwo Bibiliya irambwira ko turi umwe n'umwana ngewe nabyaye. Yego. Nonkeje nkarera. Ariko Bibiliya imbwira ko umugabo n'umugore iyo bahuye bagakora sex baba babaye umwe. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo uba ukigenga kuri cya gitsina cyawe, reka mbyite izina. Yego.
yego ari wowe Bibiliya yise umubiri. yego ntago ari turufu, ntago ari ikirwanisho. Oya, narababwiye mbaho urugero rw'umugore umwe watubwiye ati njyewe niyo nagiranye ibibazo n'umugabo ngira stoke mbibikamo, kandi ubwo bushobozi abagore barabufite. yego kumenya stoke abikamo ibintu, ni ukuvuga ngo niba hari ikibazo cyabaye kijyanye n'umukozi mu rugo, iyo stoke arayifite yabishyiramo. niba hari ikibazo yapfuye n'umugabo mu gitondo, iyo stoke nayo arayifite, ubwo bushobozi turabufite. ibyumba muri twe. yego niba hari ibintu bitagenze neza mu rugo cyangwa mu muryango mugari cyangwa n'ahandi, izo stoke zose turazifite, niko Imana yaturemye. yego ushobora kubishyiramo muri stoke yabyo, na ya sexy ukayikora neza, warangiza muri wa munezero, murangije kunezeranwa mwishimye, umugabo yishimye yanezerewe, nyuma mwasetse ugakurayo ya stoke. yego kamubwira utari ko cyagiye ntago waneje. yego cyagiye hari akantu wangu, nibwo yabyumva neza. nibwo yabyumva neza kuruta kumufungira amazi n'umuriro. yego sinakubwiye ko umugore n'umugabo, k'umugabo mu gikorwa cya sex ashobora kurangiza yiyunze n'umugore nubwo cyaba ari ikibazo kimeze gute. yego umugore apfa kuba yabikoze neza, mushobora kwiyungiramo ibibazo byose mwari mufitanye bikarangira. kumenya ko ari igikorwa cy'ubumana cyaremwe n'Imana. twebwe abakristo tubyita kuramya Imana. abantu bazi ko kuramya Imana ari rohanje yindi yo mu rusengero. no, kiriya gikorwa nicyo cyo kuramya Imana mu muryango cya mbere. oya Radi niko bimeze. ndakubwiza ukuri, no gusingiza Imana. gusingiza Imana. ntibakayisingiza igice rero. ntibakayisingiza igice. Bibiliya yarambwiye ngo ngo ntimukimane, ngo kireka hari mwahanye igihe, ngo nacyo cyo gusenga, ngo nabwo mukagaruka vuba, ngo Satani atabagerageresheje uruba ry'imibiri yanyu. yego ubwo ni umwuka w'ubusambanyi butangiye kubinjirana. ni ukuvuga ngo rero, nubwo waba uri pasiterine, nubwo waba uri first lady, ukava mu rugo wimye umugabo, yego ukajya kubwiriza, ukajya mu biganiro mbwirwaruhame by'abaturage, nta kintu uba ubigisha mu rugo rwawe wimye umugabo. yego kandi ku Mana kwima umugabo ni icyaha cyakubuza nijoro. yego ibi ndabivuga ku mugaragaro. uzashaka azaza mbazi ko nsiga nimero yanjye. yego kwima umugabo umubiri we Imana yaremye ikabagira umwe, ikabahuza mukaba umwe, ariyo enjoyment, aribyo byishimo by'umugabo, ariwo munezero w'umugabo. ni icyaha cyakubuza nijoro. ni icyaha cyakubuza nijoro. narabisobanuye jara. umugabo wabuze sex, nkuko wa mubiri w'umuhagurukana niho n'imitsi yose ihurira. none no kuvuga ngo iriya mitsi uko ihagaze, ikintu kiyigonda cyangwa ikintu kigonda wa mubiri cyangwa ikintu kigonda cya gitsina ni ugukora sex gusa. yego iyo bikoresheje ibitekerezo, akabikora nta kintu wamusobanuriye gifatika kigaragara. bwire wenda urugero uri mu mihango, cyo ni ikintu gifatika kigaragara. urugero wenda uratwite, wagize ibibazo by'inda, malaise, ibyo wabimusobanura neza mu bwaneza akabyumva ko ni umuntu, ntabwo ari igikoko. none akabona uko ategeka bya bitekerezo bye ananezerewe yanabyumvise. ariko noneho yategetse bya bitekerezo, agategeka wa mubiri, agategeka bwa bwonko kugira ngo wa mubiri ugonde, harimo amahane n'agahimano, arababara cyane, aravunika, adevelopa urwango, ibyishimo birabura, nta munezero, umushiha urazamuka, urukundo rurashira. nubwo waba uri Miss Rwanda atangira kukubona nk'umuntu mubi cyane atari yabonaho ku isi. hari ikibazo nge nibaza kenshi, abagabo nibo byumvikana ko bagira icyo kibazo. ntaho umugore we agira ikibazo akavuga ati umugabo wanjye yaranyimye, umugabo wanjye ntabwo ajya neza.
umugabo wanjye ntabwo umubira awumpa neza. Umva uganira n'ingeri zitandukanye, abagore, abagabo, uganira nabo muri za brother shower, mu miryango, abagutumira kugira ngo ubashe kubafasha n'ahandi hatandukanye. Ntabwo abagore bo bajye bareklama, kuko twumva reklamation z'abagabo ngabo. Ku ruhande rw'abagore bimeze bite? Abagore bafite za hormone navugaga ziri hejuru bajya bagira ikibazo nabo, cyane cyane abagabo bari muri misiyo zitarangira, yego, cyangwa se abagabo banywa inzoga bagatinda mu kabari bakaza bucya n'umunaniro, yego, cyangwa se abagabo nanone bafite ikibazo cy'uburwayi. Hari abagore bake cyane ba complaining, ndavuze ngo ni bake. Ikindi abagore bakunda kuvuga, yego, hari abavuga ko bagira abagabo badatereta, yego, batababwira amagambo meza, bataromansinga, azanye namubwira ngo hindukira mpereza. Izo ni zo complaints z'abagore. Ariko hari abagore none bakubwira bati umugabo naramwishe, ntago narinzi ko bigeze kuri urwo rwego. Tujye ku bagabo bameze batyo, wababwira iki? N'ubushize nabivuzeho, twebwe abagore umunezero wa sexy cyangwa umunezero, ubushake, urukundo dushaka gufiringa ku mugabo runyura mu matwi. Mu matwi nibyo biryo by'urukundo, rwose niwo muyoboro w'ibiryo by'urukundo. Kuko hari umugabo kare twavuganye, ambwira ukuntu umugore yamukaniye mu buriri nyine, yamwimye sex. Ndamubaza nti ariko ubwo wowe ukora ibyo ugomba gukora? Ati mama kuri nakora ibiki? Se uba wamwinginze, wamubwiye amagambo meza, uba wamuromansinze. Arangije ambera umujya kuri arambwira ngo se ko yanshatse nzi, ngo ntago nigeze ababyeyi nanjye bambebeza. Ntabwo ari ibyanjye. Ati nanjye rero kubebeza ntago mbizi. Ntise kuki utiga ukanaguguringa, nti ubundi se wavutse uzi gusoma no kwandika ntiwabyize? Ati hari utwo duke nize, ati maze kutwiga, ati ngiye kutwapurika arambaza ngo ubi kandi wabibyadukanye gute? Ati mpita noneho nakariho karangira atanca intege. Mu rugo ibintu bihari, ndumva ari intambara. Reka dusoreze ku butumwa buke buke abantu bagiye batwoherereza, cyane cyane mu biganiro nk'ibi ngibi bireba mama Queen ndetse n'izi nyigisho. Uyu nguyu uwa mbere, reka dusome uyu nguyu, ngo ibi ngibi utubwira byerekeranye na sex, ngo wabimenye ute? Ngo bivuze neza, ibi wabimenye ute? Tubanze dusubize kano kabazo. Yashimaga se nibura mbere? Yashimaga ati wowe wabimenye ute? Ko abandi batabizi. Okay, ni ikibazo cyiza. Njyewe nkuko, reka mbaye urugero, nkuko abantu bize science baba scientifique bamenya imyororokere y'umubiri y'umugore n'umugabo, buriya Imana yabiremye byose, numva ariyo yabahaye ubwenge bwo kubivumbura no kubimenya. Nanjye rero ni Imana yabinyigishije mu buryo bw'umwuka wera. Yego, ni umwuka wera wabinyigishije. Icyo twagisubije. Ikindi kibazo rwose numva ari ibyo, kuko bihuza nuko biri, ntawe ujya bihakana. Ikindi yavuze ngo yes, ntabwo umugabo akeneye ko umupfukamira, ngo mutegurire ngo umuterure cyangwa ngo wuzuze ameza y'amoko y'ibiryo byose. Icyuta byose ku mugabo ni ukumuha sex. Iyi ni message wari wanabivuzeho. Nibyo yavuzeho. Message ni z'abagabo. Uyu ni yagize ati reka ngusetse, uzi ko nshobora gusanga umudamu atetse cyangwa hari ibindi atakoze, ariko yanyihera nkaba nararira ibyo ngibyo gusa, amahoro agahinda. Numva se yaratwunganiye. Yarunganiye. Ntabwo byoroshye, ariko benshi ntabwo baba babizi. Mu bushakashatsi bwawe. Ngiye nkunda kubwira abagabo, kuko umugore yakaniye gutyo yumva ari umwicanyi, yumva ari umugome, yumva
ariko mu by'ukuri nkunda kubabwira nti n'ubutamenya ntago benshi baba babizi hafi ya bose ntago baba babizi kuko abagore n'abana beza aho amenye ibintu arakosora kandi arayoboka yego ntago uyu nawe ati mama wajya utwigishiza abagore bacu ko twarushye nta no tuvugira nta jambo abagabo tukigira sibyo ndimo gukora se hari sibye wenda ahangaha hari ahandi hantu ujya uca njya nca muri za bridal shower mu bakobwa bagiye gushyingirwa kandi nanone nshobora no kubyigisha muri seminars kandi nanone abagore barampamagara ari benshi yego kambwira mama Queen ibintu twarabyishe twarabivanze yego tubigenze gute ndabigisha pe yego n'ubu ngubu n'umugabo wankonekta n'umugore we umugore we yemeye guca bugufi namwigisha bajya bikora se barabikora nyigishiriza umugore hari ngo nyinshi njya nubaka kuri video call cyangwa kuri WhatsApp call audio call ikindi nanone abagabo benshi bagiye bafatira kiriya kiganiro twagiranye bakagiha abagore babo bakicara nkababwira mwicane mwumve icyo kiganiro mukirangize wamusabye audience nurangiza umubaza icyo yakuyemo hari uwambwiye ati umugore wanjye yahise ambwira ngo yakozwe n'isoni atarihana nsaba imbabazi nyinshi ni inyunganizi z'imesaje ati ibi bintu ahubwo ndibaza ukuntu wabimenye wowe kuko abadamu baki nibo babizi kuki abagabo bose batavuga ibyo bashaka naho hagaragaza ko abagabo kuki batavuga ngo ati jye ndifuza kuzajya ubigenza gutya icyo ni ikibazo cyiza kambanze nsubize uwo ngo wavuze ngo ubwo bwenge wabumenye gute ni wisdom yego ni ubwenge bw'Imana ibi ntabwo wabyigira mu ishuri ntabwo ari knowledge noneho abagabo baraceceka cyane ariko uzi ikibatera guceceka muri communication muri bya biganiro byo mu rugo by'abashakanye yego umugabo iyo ashatse kuzana icyo kibazo ngo yereke umugore ko atazi agaciro ka sex wenda namwigishe yego babona abagore batabiha agaciro abagore benshi babifata nk'abagabo ari uko exaggeratinga ari ugukunda sexy cyane ari abasambanyi bagirira riri high noneho umugabo akabona arasa nkaho abwira umuntu utumva iyo sije akanayireka kandi nanone umugabo bikamutera isoni gutora abantu ababwira ngo umugore yanyimye sex kuri sex I know noneho akaba unundi yagize ati yes nta kintu gishimisha umugabo nko kumva umugore nawe amusabye ko bakora sex pe umugore ubikora burya aba yiziritseho umugabo we icyo kintu katukivugeho abagore rero nyine kwa kuntu kumva ko ari uguha umugabo ari ukumugirira favor nta nubwo bumva ko icyo gikorwa ari icyabo kibareba nta nubwo bumva ko bagitangiza nta nubwo bumva ko bakigiramo uruhare si abagore bose ariko hari abagore Imana yahaye ubwenge urumva rero umugore iyo atangije icyo kintu akaba initiator wacyo ni urugero bageze mu cyumba ubundi nigisha n'abakobwa bagiye gushaka ko iriya myenda ya night dress bagura si yo kurarana niyo kubyukana yes umugore aryame yambaye ate gira inama abagore nyine bazanshake reka nimba mbambariza abari kudukurikira kereka mu bihugu birimo ubukonje bwinshi nk'ibihugu byo hanze muri cya gihe cya winter ariko ubundi umugore n'umugabo ntago bagombye kurara bambaye kuko imibiri yabo ikoranyeho nabyo ni part of romance umugabo n'umugore bagomba kuryama bambaye ko bavutse bagahuza imibiri erega imibiri yabo ni umwe imibiri nubwo tuvuga ko umubiri ari igitsina ariko ndavuga the whole body yego noneho rero ni ukuvuga ngo iyo umugore atangije icyo gikorwa kubera ni igikorwa cy'abashakanye bombi binezeza umugabo birenze
kandi abagore benshi bazi ko ari ugushanuka, bazi ko ari ukwigira indayi, bazi ko umugabo ashobora no kuvuga ati iyi ndayi nashatse ivuye kukiraye wambaye ubusa, ariko ku mugabo n'abana beza ntabwo ibyo bintu bajya babitinda, apfa kuba umunezero we wuzuye. Ahubwo niwe mugore w'ubwenge, niwe mugore utabaho. tuba twenda abagore ubwo ngubwo bigenda bite? Bajugunye tuba twenda abagore bajugunye, turiya batubyukiramo. Abagore batubyukiramo, ntabwo barara batwambaye. Ubwo abarara batwambaye nyine ni ba bandi batazi, ubwo babyumvise cyangwa se wenda mwabyumvikanyeho, ariko ubundi ntabwo mugomba kurara mwambaye. N'igikomye umugabo ashobora gufata akantu hafi aho agasohoka, ariko ubundi nuko bimeze. uyu nawe ati umugore wisabiye umugabo ntaho umugabo ashobora kujya, ni nka ya yindi uba umuziritse pe. Jya ubibwira abadamu kandi ntibikabatera isoni, kuko ahubwo abagabo tuba tubyifuza twarabibuze. Umugabo nawe mu matwi ye aba akeneye kumva umugore amubwira ati ndabishaka. Ku mugabo nibwo bwenge bw'umugore, nibwo bwiza bw'umugore, kumva atangiza n'icyo gikorwa, kuko abazi ko ari umugore wigishijwe, ari umugore uzi ubwenge butabaho, ari umugore w'igitangaza, ari umugore utabandi. Nanone tutarava kuri ibyo, umugabo wabonye sex neza, wabonye umubiri we neza, akaba satisfied, akanyurwa n'umugore we, biragoye kugira ngo ajye hanze. Aramutse agiye hanze yabaye satisfied, ibintu byagenze neza, wamunejeje uko abishaka, igikorwa mwagikoranye mwese mwishimye, yaba ari nka wa mwana bagaburira byose, ariko akagira umururumba akajya ajya kwiba. N'uburwayi uyu nati nterwa agahinda no kuba ibintu bitigishwa mu mashuri, kandi ari bwo buzima shingiro ry'ubuzima ku isi. Ngo yashyizemo ibikabyo, ariko mama kwe ntabwo yakabije. Ni ukuri ntabwo yakabije, kuko urumva umugore n'umugabo niba bakonekitwa na sex, ubwo ni ukuvuga ngo ni igikorwa cy'ishingiro ry'umuryango, gikora ubumwe hagati y'umugore n'umugabo. Ubumwe bukabyara umunezero, umunezero ukabyara urukundo, urukundo rukabyara ibyishimo, abana bakaza babisagambiramo, banezererwamo. Urumva imiryango bikayiha nayo bikayishyira, igihugu kigafatwa. Urumva ni ukuvuga ngo dogita wabyutse akabura sex, ashobora kwica umurwayi, ashobora gucomora ibintu byari bicometse umuntu yari ari kuri oxygen akibagirwa. Kuko umugabo wabuze sex agira stress, ararwara, adevelopa indwara, kandi mu mutwe na stroke ishaka kuza no kwibagirwa. Urumva se uwo dogiteri azakora iki? Mwarimu se azakora iki mu ishuri? Profesa, perezida w'igihugu se? Noneho uyu nagize ati urazi ngo zirara mu muriro utazima, abana bagira imibereho mibi, ibyangirika n'ibisahurwa n'indaya bitewe n'uko utamenya ubu bwenge ku badamu. Jya ubabwira. Ni niyi mesaje dusorejeho. Reka ngoye ka story kamwe cyangwa mbwira abatwumva. Hari umugabo wajyaga arana n'umugore mu gitanda, yajya kumukora akavuga ngo ndarushye. Ndarushye nyine yo mu buriri, yashenye urugo. Urumva? Noneho agasinzira akagona. Umugabo akavuga ati rero aho kugira ngo nturike imitsi yo mu mutwe, aho kugira ngo ndware stroke, aragenda agambana n'umukozi, asezerana n'umukozi we, baryamaga mu nzu imwe, akajya agenda akamukura mu kindi cyumba, ariko akamusohokana amuhetse, kugira ngo umugore ataza kumva ibirenge by'abantu babiri. Akamuheka agakambakamba, akamugeza hanze, bagakora sex, akivura imisonga, akigarukira akarya. Umugore nta habara asinziriye. Rimwe kabiri gatatu, noneho nihuse umugore rimwe aza kwicara avuga ko uyu umugabo uhora ugenda the same time arwara diyari, arwara iki, nagaruke vuba. Noneho nawe ashyiraho agatima aravuga ati kambyuke ndeba aho agiye. Agiye kuza asanga aramuhetse, arakambakamba, arabareka bageze aho bajya, araza ati runaka uri mu biki. Umugabo yakozwe n'isoni nyine, urabyumva. Aramubwira ati rero ati uyu mwana ati yaturereye abana, ati yarabahetse,
ati nasanze naye nta kindi namuyemba Nukumuheka. ati namuyembye kumuheka Oya. ariko uri umugabo yakozwe n'isoni Eko. ariko mu by'ukuri nizangaruka Yeah. umugabo hari abagabo benshi bafata abakozi ku ngufu cyangwa bakanegosiya n'abakozi atamukunze nta n'icyo arusha umugore we nta n'iki Yeah. ari ukugira ngo yigabanyirize imisonga benshi barikinisha kandi kwikinisha uzi ingaruka zabyo byica mu mutwe umuntu akaba ikigoryi ejo yanashaka sex ikamunanira Yego. urumva rero ni ibibazo nja ni ibibazo Nibazo. kuvuga ngo sex niho ruzingiye hagati y'umugore n'umugabo ngo nibyo biyoboye ibihugu. nibyo biyoboye kugeza uyu munsi Ngaye ngo mama kwi ni byinshi cyane twaganira ni byinshi cyane ndabizi ko abantu bazavuga ngo bati ko mugisoje kare nuko nyine utaha muzongeye murebe mama kwi cyangwa mujye ku Isanamitima TV afite ibiganiro bitandukanye suje zitandukanye cyane cyane zirebana n'imiryango bya bindi mutajye mwumva ahandi mubisanga ku Isanamitima TV mujyeho utarakora subscribe aka kanya right now abikora unasharinga ibiganiro bye kugira ngo nyine bigere kuri benshi ku isi yose kuri benshi nimero de telefone ze ndazishyira hasi kugira ngo uzishaka abashe kuba yazibona ariko nazivuga wenda kuri wa muntu utazi kureba haha yego 0788 41 76 07. murakoze cyane mama Queen. Urakoze cyane. Yego. Abantu bafite ibibazo bitandukanye mu buzima bwabo bwa buri munsi handi usanga bagira ibibazo by'umutwe ukaba wawita ngo n'umutwe udakira kandi nyamara hari ukuntu wakira ahandi ubabara umugongo amavi ndetse n'izindi ngingo zitandukanye ukumva muri wowe ntabwo bigenda neza ukaba wanagenda paralize yaba imaze igihe gito cyangwa igihe kinini ushobora kuba uyu munsi nanone ufite umwana navuga ngo ufite ibibazo bitandukanye birimo autisme spino bifida cyangwa akaba afite cerebral palsy indwara navuga ngo itera abana kuvuka ijosi n'umugongo bidakora nyemera muri kano kanya nkubwire ko hari ikizere kandi ikizere navuga ngo cyatuma wongera kugaruka mu buzima. Iki ngiki ni Genuine Kunga Therapy Center, ivuriro ridakoresha imiti. Mu byumweru 2 ubonye igisubizo cyiza butangiye gukira. Basanga aho bakorera Kimironko imbere ya polisi yo kwa Kabuga hafi ku Isangano cyangwa basange ku Gishushu hafi n'akarere ka Gasabo ndetse ni Rubavu. Unabahamagare kuri 0788 40 92 64 cyangwa iyo nimero uri kuri screen yawe 0788 31 0465. Hano ndakubwira ngo ubuzima bwagaruka uramutse uwigizemo ubushake ugafata icyemezo ukavuga utiriye kansanga amahirwe yanjye muri Genuine Kunga Therapy. Genuine Kunga Therapy rero ubuzima bwawe ni inshingano zacu.